Yeremiya 33 umurongo waho wa 3 kugera kuri 6 aravuga ngo ntabaza ndagutabara umurongo wa mbere kugera kwa 6. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya bwa kabiri agikingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imboheti. Ukuri k'Uwiteka avuga ari we ugira icyo akora, ari we ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Uku niko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iby'amazu yo muri uyu murwa n'iby'inzu z'amanyumba z'abami b'Ubuyuda byasezerewe kugira ngo babone uko barwanya aburira ku bihundo bitwaje inkota. Iti baje kurwanya Abakaludaya, ariko bazahagwiza intumbi z'abantu abo nicishije uburakari bwanjye n'umujinya wanjye, kandi ibyaha byabo ari byo byanteye kwima uyu murwa amaso. Ariko rero nzabazanira kumera neza n'agakiza, kandi mbakize, ndetse nzabahishurira amahoro n'ukuri bisesekaye. Imana itugirire neza cyane. Amen.